amafaranga mugura video z'ubwambure mutangaho mwamwoherereje amafaranga. Uyu numwe muri virusi zisakaza amashusho y'urukozasoni. Ribu nidukiza uyu muntu nkuko adukijije ibindi bintu. Yewe njya mvuga amazina yazo. Uyu Odeta yamaze kuba virusi ariko Ribu yaramuretse. Ribu mwana niwe gufata Odeta. Umuntu utanga nimero ya mobile bane bakamwoherereza amafaranga agasakaza amashusho y'urukozasoni. Jado ryitana rinyuma yari kutubangamira. Ngo yanwaye amadolari 40 hari umuntu byanditse. Twumvikana ikintu kimwe rero. Niba mushaka guca ibi bintu ntimufate Odete mukore investigation kuri uyu muntu ukoresha account ya Odete isakaza ubwambure. Ariyo ikora ibi bintu yamaze kuba uruganda abashaka guharabika abandi banyuraho bakamutwarira izi video. Uyu ni umuntu uzwi uba muri industry. Umunsi muzamenya muzakubitwa n'inkuba. Ntabwo ngiye kumwakwiyuzinga, ntabwo ngiye ndi urwego. Uyu ni umuntu uzwi ndi kumubona no kuri space hano kuri live. Urahari ari hano kuri live muri audio ariho. Uyu ni umuntu mwese muzakubitwa n'inkuba mukumirwa. Yakomerekeje imitima y'abantu benshi. Uyu yashizeho ubwambure bw'ibyamamare byinshi cyane ku karubanda. Amaze gukora ibigize umwanda byinshi. Uri kunyumva, urabizi ko wiyizi. Muzehe zamuka hano umanure kara kabwana k'intare ugomba kwicara mu bagabo sha. Muzehe vano kara kabwana k'intare hanyuma umyutinge mic yawe. Urumva kuko hano ugomba kwandika izi. Uravuze kora ibitangaza wicare mu bandi bagabo sha. Reka dukomeze rero abantu mujye muri galeri dukomeze. Ariko uyu mukobwa ku gihe uyu mukobwa afite uburanga ni nk'ubwa Godfather neza neza. Uyu munyamakuru ni mwiza pe. So twihuta mbere yuko ngewe hano ndaza muri bike nabonye ndaza kubishira hano ziko inze muri buze kubyifashisha. Muze uranyumva kuri iby'umwuka wera gutuma gukora. Reka dukomeze. Dufite undi muntu hano bita Njuga. Njuga uri mu bantu bari muri uru ruganda bafasha abahanzi cyane. Subira inyuma bro, subira inyuma nka Savimbi. Subira inyuma kabisa. Subira inyuma uhanagure kamera. Subira inyuma Njuga, subira inyuma gato ya bro uri kudukanga. Sanku subira inyuma kamera. Thank you. Fungura mic yawe my brother. Fungura mic yawe. Njuga ndabona iyi video ishobora kuba nkaho yakubabaje. Ibi bintu bikimara kuba ukabona ibintu bikorewe uyu mwana w'umusore wabyakiriye gute? Ubutumwa utanga nubuhe? Yaba gusaba inzego kugira ngo zimuhe ubutabera ndetse no kwamagana ibi bintu byakorewe uyu muhanzi waduhaye ibyishimo cyangwa ukomeje kuduha ibyishimo. Ijambo ni ryawe Njuga. Egera kamera, egera telefone yawe. Navuga kuri birayi bo. Ufite urusaku ntabwo cyo kumva Njuga. Ntabwo tukumva sinzi ufite mu ekuteri. Ntabwo turi kukumva. Manuka wongera uzamuke. Metre Jado nk'umwe wihebeye gutunganya imibiri y'abakobwa uyigorora ukayivana hengamye ukongera ukayishyira ku murongo. Wakurikiye kiriya kintu uri umwe mu bametre birirwana n'igitsina gore ubakorera imyitozo ngororamubiri. Ijambo ni ryawe. Wabyakiriye gute? Ubutumwa nubuhe? Ndifuza ko nawe uzamuba kubaza abazagusaba ubutabera. Twihuta. Mike yawe irafunze bro, turakumva gute se? Umwana wangira muri kunyumva. Aho ndakumva. Reka mbanze suza aba basaza turi kumwe hano. Harimo abo duherukana kera ba Fireman. That's my man Amaji. Titi Brown ndumva rero tutaziranye. Ukuvuga ngo ndavuga ibi bintu kubera ko biri mu bintu
byagiye bitugabwaho kera ibitero nk'ibi ariko mu buryo nyine butwica mu mutwe. Ndavuga nk'abantu abenshi bari aha ngaha, njye ku giti cyanjye niyo nje hano mba mfite ubwoba kuko sinyikunda ibintu bituma namenyekana mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbivuge mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko uramenyekana ugakora byinshi byiza ariko amayirima makeya abantu abo mwitaga aba contre 6 bagutegera hasi no hejuru, ku buryo uyu munsi wenda ni video ariko ushobora no gucira hasi uri icyamamare. Abantu bafite imitima y'ubugome, imitima yo kubasha kuvuga gusa bakwangiriza ubuzima, bya bintu bakabikoramo inkuru cyangwa ikindi kintu kidasanzwe. Ni ukuvuga ngo impamvu nakubwiye ngo ntusigaye ntinya kuba umusitari ni uko ubu ngubu byaroroshye bwo ntakiba mu bintu bituma amenyekana cyane. Nubwo ibyo bivuze, njye unkoreye agakosa, kubera ko hari inzego zimwe na zimwe zacu zishinzwe guhana abantu bashaka gukora ibintu nka biriya, ukabona nimba baba basinziriye, nimba bageze gute, njyewe ndamafite ubushobozi bw'uburyo ki nakwihanira, nkabwira uburyo ki nkumvishe iyo namaze kumenya ngo wankoreye ikintu runaka. Ariko si byiza kuko nanone kwihanira n'icyaha byazajya bitugusha mu bindi byaha birenze ibyo ngibyo. Ariko inzego zacu zijejwe ibintu nk'ibi ngibi zo kuba zabasha kumenya ngo aya mashusho twirirwa tubona murayaza mukabigira igitaramo. Ariko guys, umuntu biriya bintu biba byabayeho, kongera kugira mental health ye iri strong, kongera kwibona muri societe nk'umuntu udafite ipfunwe, biri so tough. Bisaba kugira ngo ube wa meetinga n'aba mental health bakumvishe yuko uyu munsi societe nyarwanda irongera kwakira nk'ibisanzwe. Ariko muzajya mubona tugira abasazi benshi, kandi abasazi benshi basaranye. Umuntu wasaze atarwaye ahubwo yasaze kuko yasajijwe n'abantu, uwo muntu nerema iri danger. Uyu munsi impamvu ibyo mbivuga ngo nerema iri danger, ni ukuvuga ngo nk'uriya mwana abashije akamenya nyirizina umuntu washyize iriya video hanze, aramuzi kuko nyir'ubwite mu kiganiro ngo cyakozwe na wa mugabo ntajya niyumvamo, harya yitwa nde, uriya mugabo ntajya niyumvamo, ntakunda kandi ntananga, ngo yavuze ko hari abari kumusaba amafaranga kugira ngo batazishyira hanze. Nuza kureba ku nkuru iri ku kinyamakuru Igihe, soma hariya baragira bati nyuma y'Igihe havugwa amakuru y'uko hari amashusho y'urukozasoni ya mpano ari hanze, benshi bagahamya ko yaba ari inkuru mpimbano kera kabaye yaje gushyirwa hanze. Bivuze ko bimaze igihe kirekire ibi bintu bivuga ko amashusho ari hanze, siko bimeze? So bivugwa ko bivuze ko uyu muntu aba bantu bamusabye amafaranga, aba bantu bagiye kumusaba amafaranga kugira ngo badashyira urukozasoni hanze. Ibi bintu amakuru mfite Godfather atariho ivumbi, nuko ya mpano ibi bintu babishyize hanze nyuma yuko bamenye ko uyu musore afite igitaramo na trip yo kujya kuririmba mu Bufaransa. Harimo ubugome bro. Urumva rero nimba zimwe mu nzego zacu reka mvuga inzego, kuko nimba babasha kumenya bakamenya ko hari ji ziri gukorwa zigakorwa nabi, wenda bitagendeye ku isuku iri kuri standard abanyarwanda bakwiye, n'ibi bintu kuko simpamya ko uwo byakozeho wenyine ari bariya babiri amashusho yabo yagiye hanze, kuko hari abana benshi bari kuyenjoyinga, bari kubireba uyu munsi. Ibi bintu muri rusange biba bizica societe, by'umwihariko urubyiruko, birarwangiza mu mutwe. Ariko turebe no kuri wa muntu
iki kintu kiba kijeho nk'igisebo ngo azongera yibone gute muri sosiyete, azongera atanguhe musaruro mu byo yakoraga, azongera mbega afite ingate uko abantu bamwifuza. Biragoye rero, ariyo mpamvu inzego zibishinzwe zagakwiye kubihagurukira, kuko biroroshye. Ubu ngubu u Rwanda ruri mu bihugu bikeya muri Afurika ikintu kijyanye na IT cyangwa se kuba wavuga ngo kumenya ngo telefone ya mbere yabishyize hanze, biroroshye cyane, biroroshye pe. Njye ubikubwira mbifiteho amakuru ahagije bitewe n'aho umuntu aba ari. So rero ni iyo bibaye bikaba gutya bikarangira, ejo bakaba bakubisa hanze ya Godfather, ejo bagakubita haya runaka, nabivuze ngo hari igihe bashobora kuyashyira hanze nko kuri ya mpano, ariko ejo bagashyira hanze nk'aya Jado, ngewe nkamenya ngo wayashyize hanze wenda ni Franka cyangwa se ni runaka, nzaza nko kubangura ijosi nimbona uko nanjye nirinda cyangwa ngire gute ngarida iki ngarida. Guys, dufite imiryango dukomokamo, dufite inshuti, dufite imbere hacu hazaza, kugira ngo umuntu rero agukorera ikintu nka kiriya ni igitutsi, ni ikintu uzarwana nacyo kugira ngo ugihanagure ukurikije uko abanyarwanda duteye. Abanyarwanda wakora ibintu ibihumbi 5 cyangwa se miliyoni 10 byiza, ariko akantu kamwe kakuboneka my friend, kongera kugira ngo uri covering cyangwa se ugaruke mu bumuntu. Abanyarwanda bari hano hanze turiyizi, turaziranye, biragoye. So rero nge nimba uwo muntu amuzi, ahubwo uyu munsi ntitwagakwiye kuba turi hano tuvuga ngo uriya mwana bizamafekta gute, ahubwo twagakwiye kuba tuvuga ngo ese nimba uwo muntu ahari, abakunzi ba ya mpano cyangwa se abandi bantu twumva ko uyu munsi sosiyete nyarwanda bitugoye, ibintu nk'ibi kuba biri byirepeta bigaruka kenshi, inzego zibishinzwe byaranze, noneho twe tugira uko twicira ruhingana nyuma, tugira uko ibintu tubikemura kiyasi. So mu buryo rero ntizimbye mu magambo, ibi ni ibintu bizafata indi ntera, kereka nibubaka amarihabu menshi kugira ngo ejo n'umuntu utarigeze wenda unywa ikiyobyabwenge na runaka, ariko ibintu nk'ibi bibe ku muvandimwe we, bibe ku nshuti ye bagendanaga, birababaje. Havuyeho video ya runaka, havuyeho ya runaka, kandi abantu bose bavugwa ni abantu baba barikina, ni aba public figures. Ese abo bantu nibigera ku rwego rwo kuvuga ngo yabonye ko akabaye amurenganura, ntacyo akoze, ejo bizabyara ibindi byinshi. Ahangaha wahoze uvuga uwo mukobwa ukora ibintu by'intuza, nzi abantu benshi bagiye babipfamo bikagera naho bizamo amarozi kubera amavideo yabo, utamenya uko abona, utamenya uko